Shalom, karibu ku Isengesho Ryakubohora official. Tuje mu mwanya mwiza wo gusenga uyu munsi, ni umwanya mwiza wo gusenga. Isengesho ryo kwibohora, urasengana nanjye kugira ngo wibohore ibintu byose wumva bikuboshye. Iyo tuvuga kwibohora, hari igihe usanga umutima w'umuntu uboshywe n'agahinda, usakiranywe n'akababaro, utishimye, undi ugasanga aboshywe n'imbaraga z'ibikomere. Ibintu nk'ibyo byamukomerekeje, hari ibikomere by'ubukene, hari ibikomere mu rukundo, hari ibikomere mu mibereho isanzwe. Abantu bahura n'ibintu byinshi byagiye bibakomeretsa, ugasanga imitima y'abantu iraboshye, iziritswe n'umubabaro, iziritswe n'agahinda kenshi. Iri sengesho rero tugiye gusenga ni isengesho ryagutse cyane, rishobora kugufasha kubohoka muri icyo gice cy'umutima. Tugakubita hasi umubabaro, tugakubita hasi agahinda, tugakubita hasi ibikuremereye byose. Birashoboka akaba rero wumva uboshywe cyane mu mutima kandi uremerewe, ariko mu ijambo rigufi Yesu yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura, mwemere munyigireho, nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ushobora kuba uremerewe mu mutima wawe, wumva ari nkaho wikoreye isi. Iri sengesho nusengana nanjye riragufasha wowe ufite ibintu wumva biremereye umutima wawe. Icyo usabwa ni ugugendana nanjye intambwe ku yindi, sengesho ku rindi sengesho. Hagiye kumanuka imbaraga zidasanzwe ziri buze kubohora ubuzima bwawe. Turahera ku gice cy'umuntu w'imbere, ari we mutima wawe, tugaruke ku bugingo, tujye ku bitekerezo, tujye ku bwenge, tujye no ku mubiri wawe. Urabizi ko umuntu arimo imigabane ibiri. Umuntu ni umwuka w'ubugingo, ari we muntu w'imbere. Hakaba n'umuntu w'inyuma, ari wo twita umubiri. Hari igihe usanga rero umuntu agenda ariko mu mutima waremerewe, mu mutima wababaye, mutima wafite agahinda. Ukaba uri kugenda mu modoka nziza, ukaba ufite amafaranga menshi, ariko mu mutima nta mahoro ufite, wumva uremerewe, ufite ibintu byinshi bitagushimishije, wumva ndetse n'amafaranga ntacyo akumariye n'ubwo yatunze. Kurya bikakunanira, wajya uryama ukabura ibitotsi bitewe n'umubabaro mu mutima wawe. Ni wowe nziye rero kugira ngo wowe unkurikirane nawe mu isengesho urabohoka, uraza gusozanya nanjye amahoro yinjiye mu bugingo bwawe. Ubundi ugasanga si wenda nta kibazo cy'umutima, nta mubabaro afite, nta gahinda, ariko mu mubiri ari kumva hari ibintu bisirikira. Urumva hari ibintu bigenda mu ruhande rwawe, birigenda muri uwo mubiri wawe. Wumva nawe ibintu bigenda mu mbavu, bigenda mu bitugu, mu kaguru, mu nda. Iri sengesho nawe riragufasha wowe usengane nanjye intambwe ku yindi. Noneho n'ikindi gihe, igihe uzajya wumva nanone watatswe nanone cyangwa se wumva utishimye, ujye urigarukamo nanone. Ni isengesho rigenereye kubohora buri muntu wese ufite ibintu biboshye umutima, ubugingo bwe cyangwa umubiri we. Ushobora kuba unyumva ikibazo nawe wumva ari mu mitekerereze, wumva mu bitekerezo byawe wapi kabisa, naho mu bitekerezo urarara utekereza kandi ukabura igisubizo mu byo watekerezaga, cyangwa se ugira ibitekerezo bigufi. Iri sengesho nawe riraba riri kureba, rirabohora ibitekerezo byawe bihambuke mu izina rya Yesu. Nusengana nanjye intambwe ku yindi. Ubundi ugasanga ikibazo si ibyo bigenda mu maraso, si ibyo bigenda mu nda, si ibyo bigenda mu mubiri, mu bitugu na hehe, aho ugasanga we ibimuriho ni ukuryama akabura ibitotsi. Uraryama ugasinda ukabura ibitotsi. Iri sengesho nawe rirakureba, uhagarane nanjye, ugendane nanjye muri iri sengesho, urabohoka mu izina rya Yesu. Undi araryama n'igihe aryamye agasinzira, ariko akisanga ahantu habi cyane, akisanga ahantu habi mu nzozi mbi nyinshi zitandukanye, uri kumwe n'abantu utazi, uri kurya, uri kunywa. Iri sengesho nawe rirakureba. Noneho rero tugiye gusoma muri Yeremiya, hanyuma dutangire gusenga. Witegure dutangire gusenga. Yeremiya igice cya 40,
n'umurongo wa 4 haranditse ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora. Urumva n'uyu munsi ugomba kubohokeramo, ntabwo ari ejo. Jambo ryavuze ngo uyu munsi ndakubohora. Wizere ko ari aka kanya, wizere ko ari uyu munsi. Niba uri nijoro, wizere ko ari nijoro, ari muri iryo joro ugomba kubohokeramo. Niba ari ku manywa, unyumva ahure ari ku manywa, wumve ko muri aya manywa ari ako kanya ugomba kubohokeramo. Niba ari uri mu mugoroba, unyumva ari mu mugoroba, muri uwo mugoroba wawe wumve yuko ari wo mugoroba wawe kubohokeramo mu izina rya Yesu. Rero Imana ihura n'abantu bafite umutima wizeye kandi badashidikanya mu gihe basenze. Ujye uzirikana ko ijambo rivuga yuko nta wujya imbere y'Imana ngo aveyo amara masa. Ntibibaho, nta muntu ushobora kujya imbere y'Uwiteka ngo aveyo gutyo uko yaje, ntago bishoboka. Uramutse ugiye no ku muntu ukomeye, utunze, ufite buri kimwe cyose, ufite umutima w'impuhwe, ukamushyira ikibazo, ntabwo umuntu wamuva imbere ntacyo akoze ku buzima bwawe. Niyo mpamvu rero Imana iri hejuru y'abantu bose, ifite byose, niyo nyirisi, niyo nyir'ijuru, niyo nyir'ibintu, niyo nyiri uwo mubiri wawe. Niyo mpamvu n'umubiri nubwo twita ko ari uwawe, ariko ntabwo uba uwawe iteka ryose. Urawutizwa mu gihe runaka. Ushobora kuba uzawutizwa ukawumaramo hano mu isi imyaka 100 cyangwa 70 cyangwa 50. Uba wutijwe n'umubiri nawo rero n'uw'Imana. Ntabwo rero Imana yananirwa kubohora umubiri wawe n'ibiwurimo nawe wumva bikubuza umutekano. Zamura ibyiringiro byawe rero, dusenge wizerere muri iri sengesho. No muri iri jambo rivuze ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu ku maboko. Urumva ko ku maboko ubwami bw'umwijima bushobora kugushyiraho iminyururu. Wajya ukora icyo ukoze cyose kikanga, icyo ufashe kikaguca mu myanya y'intoki. Icyo gihe no kuvuga ngo ku maboko yawe mu isi y'umwuka baba barashyizeho iminyururu. None ijambo rivuga ngo uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. So noneho sasa nyuma yo kubohoka kwawe urakora ibyo ushaka. Nicyo bishatse ngo nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tunajyayo, urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe. Iri ni ijambo ryabwirwaga Yeremiya ari mu nzu y'imbohe. Ijambo rimuzaho riciye mu mwami, ramubwira ngo uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu. Nushaka ko ugiye i Babuloni turagenda, nushaka kandi ko tutajyana, urorere, igihugu kiri imbere yawe. Ni isengesho rigamije kugira ngo ubohoke, kugira umudendezo, umubiri wawe ubohoke mu izina ry'Yesu, ibintu ubiwugendamo, biwusohokemo, biwuvemo kano kanya. Ni isengesho rigambiriye kugira ngo ubohoke no muri wowe mwimbere, akababaro kakurimo, agahinda kakurimo kagushiremo mu izina rya Yesu Kristo. Ni isengesho rigambiriye kugira ngo ribohore ubugingo bwawe. Ubugingo bwawe niba uri umuntu uhora wikanga, ushikagurika, ibyo ni uburyo bw'ubugingo bw'umuntu babuboshye. Ibyo nabyo ubugingo bwawe buboho kugira umudendezo mu izina rya Yesu. Ngaho rero reka ishire mu mwanya mwiza wo gusenga. Iri sengesho rero birasaba kugira ngo wowe ngiye gusenga, nsengane nawe uri ahantu hatuje, uri mu cyumba cya wenyine wakinze. Hanyuma nawe winjire muri uwo mwanya mwiza wo kumva yuko uri gusenga. Yesu yaravuze ngo nusenga ujye ukinga inzugi zose. Numara gukinga inzugi, ukinge n'imiryango yawe. Biragusaba rero kubanza gukinga nyine imiryango. Kinga imiryango. Iyo tuvuga imiryango ntabwo ari imiryango, ari imiryango y'inzu gusa urimo. N'amatwi yabo muryango atuma igihe utayakinze ngo wugare ku matwi wumve ko nta kindi kintu ugomba kumva keretse Imana n'isengesho urimo. Icyo gihe ntabwo isengesho ryawe ripasinga. Bishatse kuvuga rero ko ugomba gucinga imiryango, ariyo n'amadirishya, ariyo matwi yawe, ukumva yuko nta kindi ugiye gutumbira cyangwa se nta kindi ushaka kumva mu matwi yawe keretse isengesho. Ubwo turibo tudusengana nawe.
kabiri uhumirizeho, kuko n'amaso bitewe igihe udahumirije hashobora kugira ikintu gitambuka imbere yawe ugasanga uvuye mu muyoboro mwiza wo gusenga. Wibuke ko umuririmbyi aririmba ngo n'umwana muto uzi gusenga Imana ntazagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Iri sengesho nuramuka urihagazemo riragufasha kandi urabohoka. Kandi umuririmbyi akongera akarimba ngo umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi nituramuka tuyobotse inzira y'isengesho. Rero impamvu bamwe abantu basenga isengesho ntirigire icyo bibamarira, ntabwo isengesho bariyoboka neza. Uburyo bwo kuyoboka isengesho rero ni ubwo ngubwo: gukinga imiryango, ugakinga n'amadirishya, ukajya ahantu hiherereye ku giti cyawe, ukinjira mu cyumba cyawe wakinze imiryango isanzwe y'inzu, kabiri n'imiryango yisanzwe yo ku mubiri wawe, gukinga ku maso ugakinga ku matwi. Hanyuma twinjire mu mwuka, duhamagara imbaraga z'Imana zize zihure n'ikintu kiri mu mubiri wawe, gishe gikongoke kigusohokemo mu izina rya Yesu. Ibyo bigenda mu maraso yawe, ibyo bigenda mu biganza, ibyo wumva mu maboko, ibyo wumva mu mbavu, aka kanya ngiye kururutsa umuriro w'Imana n'ubutware nahawe muri Kristo Yesu, n'imbaraga Imana yanteretsemo biraca muri iri sengesho, urabohoka niwizera. Imizimu ikurwanya ikugendaho ibicaye mu mubiri, ibyo bintu wumva biri mu mubiri wawe ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni imyuka y'abantu uturanye nabo bari muri wowe, bagomba kugusohokamo mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo wumva mu nda ni udusimba, ni ibikoko. Mu mwuka imyuka mibi ishobora guhinduka udusimba, ishobora guhinduka udukoko, ishobora guhinduka inzoka, ishobora guhinduka ikintu icyo ari cyo cyose, ikaborogera mu nda yawe, ije gusohoka mu izina rya Yesu. Izere biragusohokamo. Ikindi kandi mu isi y'umwuka imyuka ishobora guhinduka indwara, kagenda bagapima rwose neza samples indwara, bakabona indwara, ariko ari imyuka yahindutse indwara, ari imyuka yahindutse diabete, ari imyuka yahindutse cancer, ari imyuka yahindutse sida, ari imyuka yahindutse ikintu runaka. Iri sengesho rero naryo ndaryagura cyane kugira ngo buri muntu wese n'ikibazo yisangamo aribohokeremo mu izina rya Yesu. Wowe icyo usabwa gusa ni ukukurikiza inzira z'amasengesho, ukayoboka inzira y'iri sengesho. Kuba uri ahantu hawe nyine mu cyumba, nta kintu cyakurangaza cyagukura mu mwanya urimo, mbega use nkaho nawe uri bize nyine. Iyo turi imbere y'Imana tuba turi bize, tuba duhuze cyane, ni nkaho tuba twitandukanyije n'isi y'ibigaragara. Rero hura nanjye twitandukanye n'isi y'ibigaragara, hanyuma twinjire mu mwuka, tuvugane n'ibindi byose bikugarije nawe utabonesha amaso yawe biri mu mwuka. Abo bantu baza mu mwuka, bakugendaho mu mwuka, uba uri kumwe nabo mu mwuka, abo bahagaze hejuru yawe cyangwa se mu ruhande rwawe rw'iburyo n'ibumoso, tugiye gusenga kugira ngo nabo batatane umuriro w'Imana batwika. Abo badafite umubiri n'amaraso, abo bakurambere bawe bahora bakugendaho, umuriro w'Imana batwika. Abo barozumu bahora bakugendaho, ndatura natangiye kandi ubwo twatangiye, umuriro w'Imana batwike mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'amaraso Yesu Kristo zitwike buri kimwe cyose kiri mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo kano kanya buri imbaraga yose yugarije ubuzima bwawe, ari imbaraga mbi, imbaraga ivi kuzimu, imbaraga yazamuwe ikoherezwa ubuzima bwawe, umuzimu, igini, ihembe, buri mwuka wose w'inyatsi wagusunikiwe, mwuka w'icyangiro, mwuka w'igisuzuguriro, mwuka w'indwara, katika jina la Yesu ndamara umuriro w'Imana, ndatwika ibyo byinshi bikugose mu izina rya Yesu Kristo. Ndarekura imbaraga, ndohereza umuriro ahuri katika jina, iburyo bwawe, ibumoso bwawe, ndatura umuriro w'Imana utwika ikintu cyose kitavuga Imana mu mubiri wawe, mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ikitavuga Imana nkuru yaremye ijuru n'isi, ntikivuga Imana mu mutima wawe, ntikivuga Imana mu bugingo bwawe, gisohoke mu izina rya Yesu Kristo, gisohoke mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubita hasi, ndasenya buri ntimba, buri gahinda, buri kababaro kishe mu mutima wawe, kishe mu bugingo, gasohoke. Yewe dayimoni tera gahinda,
gutera akababaro uri muri uyu mutima, uri muri ubugingo, busohokemo mu izina rya Yesu Kristo, busohokemo mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohora igice cy'amarangamutima y'uyu muntu kiboshywe, kiziritswe, gihambiriwe, cyasabitswe n'agahinda n'akababaro kwa jina la Yesu. We gahinda, rekura amarangamutima y'uyu mugore, y'uyu mukobwa, rekura amarangamutima y'uyu muntu katika jina la Yesu. Ndamusengera ndi mu mwuka, ndabohora aya marangamutima y'uyu muntu asabitswe, aboshywe n'intimba n'agahinda n'igikomere katika jina watsinzwe kuzimu. Ndohereza umuriro, ninaagiza moto wa mbinguni, ninaagiza moto wa mbinguni ushuke kwa sasa, ukufungue kwa jina la Yesu, ukufungue kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaagiza moto mahali ulipo, ninaagiza nguvu za Mungu mahali ulipo ziteketeze kamba minyururu vinavyokufunga kwa damu Yesu, kwa damu Yesu, kwa damu Yesu, kwa damu Yesu. Ndatangaza, ndashiraho itangazo mu buryo bw'umwuka katika jina. Ndatumiza umuriro w'Imana umanuke uvuye mu ijuru, utwike ikintu cyose kikuzengurutse, kiboshye umutima, kiboshye ubwenge, kiboshye ibitekerezo. Bohoka, ndabohora ibitekerezo byawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohora umutima wawe mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mutima uboshywe n'intimba, uboshywe n'akababaro, uboshywe n'agahinda, ndatura ngo ako gahinda kakurekure mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mubabaro ukurekure mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo amahoro ya Kristo yinjire mu mutima wawe, amahoro ya Kristo yinjire mu bugingo bwawe. Umwijima w'abazimu, umwijima w'abadayimoni, umwijima w'ibikomere by'ubuzima ucamo n'imibereho unyuramo, uwo mwijima ndawusora mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasora umwijima mu buzima bwawe. Yewe wa mwuka we umaze igihe kirekire ufashe uyu muntu, umubohesheje umubabaro, umubohesheje agahinda, umutsikamije imbaraga z'isi, rekura fire katika jina la Yesu. Ndatura ngo uyu mwijima ugusohokemo, umucyo wa Kristo ukwinjiremo, imbaraga z'Imana zikwinjiremo mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Niukaba kurambere mizimu y'iwanyu iturumbuke, ive mu buzima bwawe kwa jina la Yesu. Yewe mizimu, sohoka muri uyu mutima, sohoka muri uyu mubiri. Wewe wicaye mu gice cy'umubiri, ukaba wicaye mu nda y'uyu muntu, ndagutwika, sohoka muri nda, ndagutwika, sohoka muri nda, ndagutegeka va muri iyi nda y'uyu mugore. Wowe ndakubona ugenda genda muri iyi nda, sohoka mu nda, va muri uwo mugongo kwa jina la Yesu. Ndarekura umuriro mu mugongo w'uyu mumama, mu mukobwa katika jina. Ndatwika ikintu cyose kiri mu nda ye, kiri mu mubiri we, ndagisora katika jina la Yesu. Ndakwaturaho kubohoka kw'inda yawe, ndakwaturaho kubohoka kw'amara yawe, ndakwaturaho kubohoka ku mugongo wawe katika jina. Icyo kintu kiri mu bitugo ndagitwika. Yewe pepo, yewe pepo, ndakureba pepo chafu, ninakutazama wewe unayekaa katika mabega haya ya mtu huyu, ninakuangamiza, ninakuamuru toka ndani ya mabega, toka begani mwa huyu mwanaume, toka begani mwa huyu mwanamke kwa jina la Yesu. Fire, teketea, haribika, chomeka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Ndatura ngo rekura ubuzima bwe, rekura ubuzima bwe, rekura imbabuze, rekura imbabuze, imbavuze, rekura urwo ruhande rw'uburyo mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka iyi mizimu, ndategeka izi mbaraga z'umwijima, kuko handitswe yuko katika jina yahamagaye abo 12 abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara n'ubumuga bwose katika jina la Yesu. Mpagaze muri iryo jambo, ndategeka wabo ubumuga bwose bukurimo bukurekure katika jina la Yesu. Ubumuga bw'amaguru bukurekure katika jina la Yesu, ubw'umugongo bukurekure mu izina rya Yesu Kristo. Iyo paralize yekurekure katika jina la Yesu. Yewe wacukawe ufata ibiganza by'uyu muntu, ndagutwika, ndahambura, ndazitura ibi biganza n'aya maboko aho bizirikiwe katika jina. Yewe nyabingi, rekura kuno kuboko,
ndatwika wowe nyabinshi umaze igihe kirekire ukontorora ikiganza cy'umuntu utemera yuko cyacira gisinjira wowe nyabingisha kwa jina la Yesu Kristo wewe wanyatswe reko ibi biganza wowe wakurikiranaga ibi biganza icyo bifashe ugazikateza ibibazo bituma ibyo yarabonye mu biganza bye bimuca mu myanya ntoki ndagutwika kuzimu ndagutwika reko uyu muntu katika jina la Yesu yewe pepo jini maimon achia mtu huyu katika jina la Yesu pepo mamon achia mtu huyu katika jina pepo berum jini berum teketa aruzuga muzafari teketa ewe pepo mchafu sikia neno la Bwana sikia neno la Mungu katika jina sikia umva ijambo ry'Uwiteka reko uyu muntu katika jina Yesu reko uyu muntu zina Yesu Kristo uyu muntu uyu Mose niwo Mose wo kubahokera kwe uyu Mose niwo Mose wo kubahoka ku mutima we ku bugingo bwe ku mubiri we kwa jina Yesu umaziye kirekire ubashyuye umuntu uziritse uyu muntu umubuza amahoro umubuza umutekano umubuza amahwemo va mu buzima bwe kwa jina la Yesu va mu buzima bwe umaze igihe kirekire umubuza umudendezo ndagutegetse va mu buzima bw'umugore va mu buzima bw'umusore va mu buzima bw'umupapa zina Yesu Kristo zina Yesu Kristo zina Yesu Kristo watsinze urupfu watsinze kuzimu ufite imbaraga kuri mwebwe mwamyuka mimwe ndabategeka musakuze muve mu buzima bw'umugore ndabategeka musakuze muve mu buzima bw'umusore ndabategeka musakuze muve mu buzima muve muri uyu mubiri mumaze igihe kirekire mwarawugize ubuturo bwanyu kwa jina la Yesu ndabona hari umuntu mwishimwoka umubiri we umaze kuba icyicaro cy'imyuka mibi imyuka mibi iragiye yigabanya umubiri wawe imwe yicara mu gatuza iyindi yicara mu nda iyindi yicara mu gitwariro cyo hejuru ndamanura umuriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo jambo riravuga ngo bimenyetso n'ibitangaza bizagumana n'uwizera tuzirukana abadayimoni mu izina rya Yesu katika jina la Yesu handitse yuko Yesu Kristo waduhaye ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwana ndi mu mwuka ndakandagira ndatwika ndarimbura buri imbaraga yose y'umwanzi yariri kuri uyu mugabo yariri kuri uyu mukobwa yariri kuri uyu muntu uyu mubiri wigaruriwe n'imyuka y'ikuzimu wigaruriwe n'imyuka bapfuye yewe mubiri we ndategeka myuka bapfuye ikurimo gusokemo katika Yesu myuka y'uburozi ndakurucisha uburozi bwose uri dara ugaburirwa nijoro igihe usinziriye katika jina Yesu ndategeka marozi yose akurimo agusokemo fire katika jina Yesu fire katika jina Yesu ndohereza umuriro mu gifu cyawe ndohereza umuriro mu mara yawe zina rya Kristo ndintorezo witeka mwami Imana irwanisha ikuri nge witeka cagagura farashi noyigenderaho mpagaze muri ibyo jambo ndacagagura imyuka yose iza mu buryo bw'umuyaga iza mu buryo utabonamo ikinjirira umubiri wawe ushyizweyo usinziriye iyo injiriye mu ndasago zawe yinjiriye mu migenzo n'imihango wakoreweho ndayitegeka yose gusohoka kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu Kristo atsinda upfu n'ikuzimu vuga uti mwami Yesu Kristo ndi imbere yawe uyu ni umunsi wo kubohokeramo kwanjye kuko handitswe yuko cyatumye werekanwa ari ukugira ngo umareho imirimo yose ya Satani aka kanya buri murimo Satani yakoreye ku buzima bwanjye uwakorera ku ngingo zanjye z'umubiri indwara nteza ubumuga nteza ndabwanze ndabusenya mu izina rya Yesu Kristo ndabusenya mu izina rya Yesu Kristo ndasenya myuka mibi yakwigarurira ibirenge byanjye amaguru yanjye umugongo wanjye inda yanjye izina rya Yesu Kristo yemwe myuka mimwe mwakwigarurira isura yanjye ishusho yanjye amaso yanjye ndabatwika munde kuri sura munde kurira amaso katika jina Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu ndabategeka munde kurire ibitugu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu ndatwika nyoka yose yagerageza kunyataka
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Iyikontorora ikirere cyanjye ndayivima, ndayitwika. Imbaraga z'ikuzimu, imbaraga z'abadayimoni, imbaraga zashaka kukontorora, gutegeka, kwigarurira ubuzima bwanjye ngo zibutoteze, ndazitwika katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yewe pepo, yewe daimoni, yewe wa muzimu, yewe wa mwuka we, hunga ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Subira muti hunga ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, hunga ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Yewe wa mwuka we, utera inyatsi, utera kuburirwa, utera icyangiro, va mu buzima bwanjye, sohoka mu buzima bwanjye izina rya Yesu Kristo. Genda mu izina rya Yesu, genda mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwanze, sohoka mu mibereho yanjye, ndakwanze, mvira mu mubiri izina rya Yesu Kristo. Daimoni iteza kuribwa umutwe wo mu ruhanga, ndagutwika, va mu ruhanga rw'uyu muntu izina rya Yesu Kristo, va mu ruhanga rw'umuntu izina rya Yesu Kristo. Ndikumva hari umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bw'umutwe, umutwe umurira mu ruhanga, kandi nkumva wundi muntu mu isi y'umwuka afite ikibazo cy'umutwe nawe umurira mu ruhande rw'ibumoso. Ndategetse rero kano kanya, sengana nanjye, vuga uti mu izina rya Yesu. Yewe wa mwuka we, wowe umaze igihe kirekire ufashe uruhanga rw'uyu muntu umuteza kuribwa umutwe w'imbere, ndakuvuma, rekura uyu mutwe katika jina la Yesu, rekura uyu mutwe izina rya Yesu Kristo. Wowe umaze igihe kire uteza uyu muntu umutwe w'uruhande rumwe, va muri urwo ruhande rw'uwo mutwe izina rya Yesu Kristo. Ndarekura umuriro w'Imana muri iyo nda no muri ibyo bitugo, ndatwikiza imbaraga, ndatwikiza izo mbaraga zari zicaye mu bitugo byawe kwa jina la Yesu. Ndikumva hari umuntu ufite ibintu bigendagenda mu bitugo aho ngaho, Imana iramubohoye. Hari imbaraga zimanutse kubohora ibitugo byawe, ibitugo byawe birabohowe uyu munsi, kandi nawe wari urwaye umutwe ruhande rumwe urabohotse izina rya Yesu Kristo. Ndikumva hari undi muntu aka kanya mu isi y'umwuka wahuraga yagagwa bya hato na hato, akagwa nta mpamvu, n'abazimu babaga baguteze, ndatwika abazimu bagutegaga bakurekure kwa jina la Yesu. Yewe wa mudayimoni, yewe wa muzimu wajyaga ugenda kuri uyu muntu ukamutura hasi bya hato na hato, ndakuvuma, ntazongera kugwa hasi ukundi kwa jina la Yesu. Ndamubohora izina rya Yesu Kristo, ndamubohora mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Ndikumva umuntu mu isi y'umwuka wari umaze igihe kire afite akababaro n'agahinda, umutima we nta munezero, maze igihe kirekire no kurya byanga. Mwami Yesu arakubohoye aka kanya kwa jina la Yesu. Soyo umwuka uwo gutezaga akababaro, agahinda kwa jina la Yesu nugusohokemo kwa jina la Yesu. Amahoro ya Kristo ndayategetse kugira ngo akwinjiremo, ndayatumiza, nyohereje mu mutima wawe izina rya Yesu Kristo. Numije amahoro ya Yesu Kristo, nyohereje muri wowe, acira amahoro mu mutima wawe izina rya Yesu Kristo, acira amahoro mu mutima wawe izina rya Yesu Kristo. Icyari kimaze kukubabaza, icyari kimaze kugutera agahinda, igikomere cyose icyo waba ufite katika Yesu, cyaba ari igikomere cy'urushako, icy'urukundo, cyaba ari igikomere cy'ubukene, ndategeka kugira ngo kigusohokemo n'umwuka wacyo ugusohokemo kwa jina la Yesu. Nkwatuye umutima muzima, nkwatuye umutima w'amahoro, acira amahoro ya Kristo katika jina la Yesu. Uyu ni umunsi wo kubohoka kwawe, uyu ni umunsi wo gukira kwawe. Ndatangaza yuko uyu ni wo munsi wo kubohoka kwawe, ntabwo ari ejo, n'aka kanya, n'iyi saha, n'iyi minota kwa jina la Yesu. Vuga uti mwami Yesu, iyi niyo saha yo kubohokeramo kwanjye izina rya Yesu Kristo. N'iyi minota ngomba kubohokeramo izina rya Yesu Kristo. Ibyari bimboshye byose ndabitwika, marozi y'imitongero, y'imivumo yose mubise hasi izina rya Yesu Kristo. Nitandukanyije na buri kintu cyose cyari kimboshye, inyatsi, icyangiro, igisuzuguriro, indwara z'inkorano, iz'abadayimoni, iz'imyuka mibi, iz'uburozi, zose nitandukanyije nazo izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Ndarekura umuriro w'Imana, ndarekura umuriro w'Imana aturuka, ndarekura umuriro w'Imana ku ngingo zanjye, ku nyama zanjye,
ku mitsi yanjye, ku maguru yanjye, ku maboko yanjye, mu bitugu byanjye, mu mbavu zanjye, mu nda hanjye, mu bitugu byanjye, mu mubiri wose katika Yesu munyanyagijemo umuriro mwuka wera. Ntwite ikintu cyose cyari kiri mu mubiri wanjye, iciyimitse, icizanye, icishizemo, gisoke katika jina la Yesu. Umuzimu, ijini, shitani, musoke mu mubiri wanjye, izina rya Yesu, musoke mu mubiri wanjye, izina rya Yesu. Sumba amazina yose mu isi y'umwuka. Ndi kumva hari umuntu umwuka ukontororwa n'umwuka umugenza ku buryo ikintu cyose agiye gukora ahita abona gipfa, agambirira n'ikintu kugikora ntibikunde. Wowe bagukoreye icyitwa indorerwamo ya kirozi mu isi y'umwuka. Ndagira ngo nsengane nawe tumenagure indorerwamo bagukoreye, miruwari abaruzi bakureberamo zikuriho. Ufite umwuka ukugenza, rimwe na rimwe hari n'igihe ugenda ukikanga ubusa, ukikanga ikintu kimeze nk'igicucu. Uwo ni umuntu mu mwuka ukugenza, ugukontorora. Rimwe na rimwe ugasanga uranagambiriye icyo wari wagambiriye washaka gukora, ugahita ukibagirwa. Hari umuntu ukugendaho mu isi y'umwuka, akagenda akaba afite wowe mu buryo bw'umwuka, ku buryo akontorora n'amarangamutima yawe. Reka nze nsengane nawe. Iyo umuntu araguhunga mu izina rya Yesu, uyu mwuka urakuvaho. Imbaraga z'Imana zirawutwika, imbaraga z'Imana zirawuca. Wowe wizere katika Yesu buguti mu izina rya Yesu. Nuko nkontorora, nuko ngendaho mu izina rya Yesu Kristo. Nuko umurozi ungendaho, wowe wakoze indererwamo ukabunitebera mu ndererwamo. Ndamenagura buri ndererwamo yose abazimu bandeberamo, abarozi bandeberamo katika jina. Nditandukanya na buri miruwari mu isi y'umwijima bandeberamo. Ndayimena, ndayisenya mu izina rya Yesu Kristo, ndayisenya mu izina rya Yesu Kristo. Handitswe yuko nubwo tugenda twambaye mubiri w'umuntu, tutarwana mu buryo bw'umuntu, n'intwaro z'intambara yacu atari nk'iz'abantu. Imbere y'Imana zisenya ibihome, kandi dukubita hasi impaka zose n'ibitekerezo byose byishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, tukabigomorera Kristo. Aka kanya ndakubita hasi buri bihome Satani yubatse ku buzima bwanjye, by'abarozi bubatse ku buzima bwanjye, ndabisenya. Imbibi n'imipaka bankiriyeho ndasenya mu izina rya Yesu Kristo. Izo mbibi zabo, iyo mipaka yabo mu izina rya Yesu Kristo. Aka kanya nongeye kwatura ko katika jina la Yesu Kristo ko buri miruwari mu isi y'umwijima bandeberagamo iramenetse. Sinzongera kugaragara muri miruwari z'abapfumu, z'abarozi, z'abadayimoni katika jina la Yesu Kristo. Watsinze urupfu, atsinda ikuzimu. Aka kanya buri bwoko bwose bw'imbaraga zandwanyaga zo mu miryango ndatwika. Myuka mibi yo mu miryango aturuti mu izina rya Yesu Kristo. Nitandukanyije n'imyuka mibi yo mu muryango, kwa data, kwa mama, mu rugo wacu, ingendaho, inkurikirana, idashaka ko ntera imbere, idashaka ko ngubwa neza, idashaka ko hari icyo ngeraho. Yemwe myuka mibi yo mu muryango ndabavuma. Mwumveho mu izina rya Yesu Kristo, mwumveho mu izina rya Yesu Kristo. Muriro w'Imana ubatwike. Handitswe yuko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Yemwe myuka mibi ndabatangariza yuko ndi umwana w'Imana. Mwumveho, mugende mu izina rya Yesu Kristo. Muri myuka imizimu y'abakurambere bo kuva ku gisekuru cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane cyo mu muryango nturukamo yangendaho iyi myuka mibi, iyi mizimu katika jina la Yesu. Genda utazagaruka ukundi ku buzima bwanjye izina rya Yesu Kristo. Genda utazagaruka ukundi mu mibereho yanjye izina rya Yesu Kristo. Va ku buzima bwanjye ntuzangaruka ukundi mu izina rya Yesu Kristo. Watsinze urupfu, atsinda ikuzimu. Urakoze Mwami Yesu kumbohoye. Urakoze Mwami Yesu kumbohoye. Mu isi y'umwuka hari umuntu ndi kumva isura yiwe baboshye, isura yiwe batwaye. Ndagira ngo nsengane nawe, iyo sura yawe igaruke. Tuyambura abarozi, tuyambura abadayimoni. Ikimenyetso cy'uko isura yawe yatwawe
ujya nawe ubona iyo wirebye mu ndorerwamo ukabona wahindaguritse, ukabona nawe ntabwo uhora uri wa wundi, isura yawe yicara ihindagurika. Ucyo ni ikintu cya mbere kikwereka ko isura yawe bayikiniraho, isura yawe bayitwaye. Ngiye gusengana nawe kugira ngo isura igaruke, ubundi ugasanga isheshe ibiheri byinshi cyane, ukajya kwa muganga ukavuza wapi bikanga. Tugiye kugarura iyo sura, vuga uti mu izina rya Kristo ndabohoza isura yanjye, mu maso hanjye imbaraga zose zambara isura yanjye, zikinira mu isura yanjye ndazitwika, ndazirimbura. Daimoni va mu isura yanjye, daimoni va mu isura yanjye, shakongoka, vira mu isura kwa jina la Yesu Kristo, vira mu isura kwa jina la Yesu Kristo, vira mu maso jina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Achira kubohoka iyo sura yawe n'uyu munsi bohowemo katika jina la Yesu. Iyo sura yawe nyanyagijeho amaraso ya Yesu Kristo, nyanyagijeho amaraso ya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo anyanyagire mu isura yawe, imbaraga zima zibohora iyo sura yawe mu izina rya Yesu Kristo kwa jina la Yesu. Ndasengana na wowe ufite ugutwi ujya wumva hari ibintu biduhiramo rimwe na rimwe, kumva washyiramo n'ibintu ugakorogoshora, iyo ni imyuka mibi yicaye muri uko gutwi. Ndategeka kugira ngo uwo mwuka mubi usoke muri uko gutwi kwawe ku buryo kwa jina la Yesu. Yewe daimoni uranyumva, ufite ugutwi kumva, soka mu gutwi k'uyu muntu, sakuza usoke mu gutwi kwe jina rya Yesu Kristo. Va mu gutwi k'uyu muntu kwa jina la Yesu, va mu matwi yombi kwa jina Yesu. Nta cyicaro nta n'umwanya, nta n'ikibanza ufite muri aya matwi jina rya Yesu Kristo. Nta kibanza ufite muri iyo nda jina rya Yesu Kristo. Nta kibanza ufite muri izo mbavu kwa jina la Yesu Kristo. Nta kibanza ufite muri ako kaguru, shakongo kasohoka muri ako kaguru, shakongo kasohoka muri ibyo birenge jina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ndi kumva umuntu mu isi y'umwuka nanone ufite ibibazo mu birenge, rimwe na rimwe ujya wumva ibirenge byawe bijemo ikinya cyangwa ukumva bisa nkaho biremereye. Iyo ni imyuka mibi. Ndatura kugira ngo imyuka mibi ive mu birenge byawe mu izina rya Yesu. Mwa myuka mibi va muri uko kuguru, va muri ibyo birenge ku jina la Yesu. Ndagutwika muri ibyo birenge, ndagutwika muri izo mbavu kwa jina la Yesu. Ndagutwika ku buzima bw'umuntu, soka sakuza zingira ku byawe, ve muri uyu mubiri ntuzawugaruka mukundi mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, izina rya Yesu Kristo riri hejuru y'amazina yose, izina rya Yesu Kristo riri hejuru y'amazina yose. Haleluya, haleluya. Iri zina rya Yesu Kristo turi kuvuga ni izina ryashyizwe hejuru y'amazina yose uzi y'abapfuye kuva isi yaremwa kugeza uyu munsi, ndetse n'andi mazina zigera abaho agakomera. Izina rya Yesu Kristo ryashyizwe hejuru y'amazina yose. Niyo mpamvu handitswe yuko amavi yose azapfukama n'indimi zose zikatura ko ari umwami. Reka nkubwire, nta kintu kitagira izina kibaho wasanga ku isi. Indwara nazo zigira amazina, izo ndwara zikuriho rero zigomba kumvirira izina rikomeye. Ndategeka kugira ngo diabete yumvira izina rya Yesu Kristo, itumbu kive mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo. Sha diabete soka muri uyu mubiri mu izina rya Yesu Kristo. Sha umvira izina rya Yesu Kristo, usoke muri uyu mubiri, uyu mubiri ubaho ku kire, utandukane na diabete mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka virusi itera sida, wowe sida wowe ufite witwa sida, umvirira izina rya Yesu Kristo, kuko ni izina rikomeye riri hejuru y'amazina yose. Sida soka muri uyu muntu, soka muri aya maraso, maze igihe kirekire wicaye mu maraso y'uyu muntu. Umvira izina rya Yesu Kristo, utunumbuke, usoka uve mu mubiri we. Izina rya Yesu Kristo ajya kwipimisha, asange wasohotse mu mubiri we, wavuye mu mubiri we. Izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Wowe wabibyimba byo mu nda, ndagutegeka soka. Witwa ibibyimba byo mu nda, soka muri nda katika jina la Yesu. Soka muri mudamu katika jina la Yesu. Umvirira izina rya Yesu Kristo. Wabibyimba byo mu nda we rigita, soka muri we. Wewe witwa umwingo, soka muri iri josi, va muri iri josi katika jina. Wewe wa mngwaro witwa umwingo, ndagutegetse soka muri iri josi kwa jina. Soka muri iri josi mu izina rya Yesu Kristo. Ndagutegetse witwa paralize, sohoka muri uyu mubiri, rekura uyu mubiri, daimoni itera paralize, va muri uyu muzima bw'uyu muntu katika jina Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo wowe paralize ugende utazagaruka ukundi mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka buri ndwara yose yari kuri mu mubiri
isakuze kuvemo, yumvira izina rya Yesu Kristo wakire izina dukirizwamo, izina rikiza indwara, izina rikiza indwara zananiwe n'abaganga, izina rikiza indwara ziterwa n'imyuka mibi, ziterwa n'abadayimoni katika jina ndatura ngo izina rya Yesu Kristo rigusenya mwandwara mwe mwari muri uyu muntu abohoke agira ubuzima bwiza, atandukane no kurwara kwa jina la Yesu Kristo, atandukane no kurwara kwa jina la Yesu Kristo. Ndategeka izina rya Yesu Kristo indwara y'igicuri, wewe wa muntu we unyumva urwaye igicuri, abo bazimu bakurekure izina rya Yesu Kristo. Yewe mwuka we witwa igicuri, ndagutegeka sohoka muri uyu mugore, sohoka muri uyu mukobwa, pfa muri uyu muntu uri kunyumva uteze igicuri, sohoka mu buzima bwe, ntuzamugaruke mukundi izina rya Yesu Kristo. Ndatura kugira ngo buri wese n'ikibazo afite cyari kimuremereye kimuveho mu izina rya Yesu Kristo. Buri kibazo cyose ndavuzeho ariko kiri mu buzima bwawe, ndavugana nacyo muri Kristo Yesu, ndavugana nacyo mu izina ry'umucunguzi ari we Yesu Kristo, uwo dukirizwamo, uwo tubonera amahoro, uwo tuboneramo ubuzima, izina rya Yesu Kristo. Ntegetse ikibazo kikurimo kukuvamo, kukatika Yesu, gutandukana nawe, izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Urakoze mwuka wera ko abantu bawe babohoye, urakoze ko abantu bawe wakijije iminyururu yari iri ku maboko y'abantu bawe icike. Ndatura ngo buri munyururu wari uri ku maboko yawe ucike, munyururu w'ubukene, munyururu w'ubushomeri ucike ku buzima bwawe izina rya Yesu Kristo. Munyururu wo gukora icyo ukoze cyose kikanga ucike ku maboko izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Munyururu wari wose wo kutakira ucike ku maboko yawe izina rya Yesu Kristo, ucike ku biganza byawe izina rya Yesu Kristo. Buri munyururu wose yari iri ku maguru katika jina Yesu yakubuzaga gutera intambwe ugahora wizengurukaho icike mu izina rya Yesu, icike mu izina rya Yesu. Fata kuri ibyo birenge byawe, vuga uti mu izina rya Yesu Kristo ndaca iminyururu yose yariziritse ibirenge n'amaguru yanjye, nisangaga navaho ndi kahora nizengurukaho, iminyururu ndayica, ndayikataguza amaraso Yesu Kristo, ndayikataguza izina ry'umukiza wanjye Yesu Kristo wankijije katika jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Ndatura ngo iminyururu iracitse ku birenge byanjye, iracitse ku birenge byanjye izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Urakoze mwami Yesu, urakoze mukiza n'umucunguzi. Hari abantu uri murabohora, hari abantu uri murakiza, hari abantu uri murabatura katika jina la Yesu. Uyu muntu ndamurukisha uburozi bw'ibitamikano izina rya Yesu Kristo. Ndategeka kugira ngo amarozi yose y'ibitamikano ayo wanywereye mu nzozi, ayo waririye mu bitotsi kwa jina la Yesu Kristo, nayo waririye mu bityo bihumanyijwe akaba kurimo, ndategetse ngo nagusohokemo mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka amarozi yose y'ibitamikano yatishijwe mu nzozi katika jina Yesu, ukarota ry'inyama, karota unywa, karota mu izina rya Yesu Kristo ry'ibitoke, uryimutsima. Ndategeka kugira ngo myuka mibi yose yinjiriye mu kurya kwawe kwa nijoro nyuma yo guhuma ibyo bigusohokemo katika jina la Yesu. Ruka mu izina rya Yesu, ndakwatura ukuboko, ndakwatura ukuboko, ndakwatura ukuruka ayo marozi yacira mu izina rya Yesu, nagusohokemo katika jina Yesu. Ayo marozi ari mu nda yawe yo hasi, ayo marozi ari mu nda yawe yo hasi, ndategeka ngo gusohokemo katika jina Yesu risumba amazina yose mu izina rya Yesu Kristo. Ruka, ndategeka ngo ibintu bikorimo byose by'amarozi biruke bikuvemo mu izina rya Yesu Kristo, 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 biruke bikuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka myuka iboshye bino bitsina ndi kubona mu mwuka ari umuntu maze igihe kirekire imyanya ye y'ibanga ikontororwa n'imbaraga z'umwanzi, iyo bazimu bakurekura uri umugabo, ubugabo bwawe bwaragiye. Ndatura ngo abazimu baburekure mu izina rya Yesu Kristo. Myuka mibi y'abadayimoni ifashe ubugabo bwawe, ifashe ubugabo bwawe, iburekure mu izina rya Yesu Kristo. Myuka mibi ifashe ubudamu bwawe, iburekure mu izina rya Yesu, iburekure mu izina rya Yesu. Nohereje umuriro w'Imana mu myanya yawe ibanga, nuwitse buri kimwe cyose kitahimbaza Imana, kitavuga Imana, icyari kiri ku mubiri wawe kitashyizweho n'Imana, icyari kiri ku buzima bwawe kitashyizweho n'Imana, cyose ndacyotsa, ndagitwikisha izina rya Yesu Kristo. Ndategeka kikurekure, kikuveho izina rya Yesu Kristo. Habwa ubuzima bw'umudendezo,
habwa ubuzima bw'amahoro izina rya Yesu Kristo. Icyakubuzaga amahoro gipfe mu izina rya Yesu Kristo. Icyakubuzaga amahoro ndapfuga umwuka wose wari warasinyiye ko nta mahoro ugomba kugira, ko nta mutekano ugomba kugira, ndawutegeka kukumvaho izina rya Yesu Kristo. Yewe mwuka we umaze igihe kirekire ubuzuye umuntu amahoro, utamwemerera kuryama, utamwemerera gusinzira, pfa ku buzima bwe, pfa mu bwonko bwe, pfa mu buriri bwe, pfa mu nzu ye izina rya Yesu Kristo. Umaze igihe kirekire ubuzuye umuntu gusinzira, ubuzuye umuntu kuryama, umujujubya, pfa mu cyumba cye, pfa hejuru ubwonko bwe, shakongoka. Ndamwatura kugira ngo uyu muntu agira ibitotsi, uyu muntu ajya aryama yiziguye, agubwe neza, agira amahoro, ahabwe umugisha bitotsi izina rya Yesu Kristo. Sumba amazina yose, mbaraga z'umwuka wera, urakoze mwami ko hari abantu bohoye bawe bari bafite ibibazo byinshi, uyu munsi wanyohereje kugira ngo imbaraga zawe zikize ubu bwoko bwawe bwari bumaze igihe kirekire mu karenganyo, burenganywa n'abazimu n'imyuka mibi y'abadayimoni. Yemwe mwa myuka mibi mwari mumaze igihe kirekire murenganya umuntu, mumutoteza, ndabatwika, ndabarimbura ku mubiri we, ku buzima bwe, mu mirimo, mu byo akora byiwe, ndatwikiza imbaraga zigaruriye imirimo y'amaboko yawe katika jina la Yesu, zitameraga kuhirwa, zitemeraga kugira kuronka mu byo ukora kwa jina la Yesu. Wa mwuka we pfa mu kazi k'uyu muntu katika Yesu, rekura akazi k'uyu muntu, wowe waje kudobya akazi k'uyu muntu, ndagusenya, ndakurimbura, pfa mu kazi ke mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Urakoze mwami, nguhaye amashimwe, nguhaye icyubahiro kubw'abantu bohoye, izina ryawe rikuzwe, izina ryawe rihimbazwe ibihe byose bidashira mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Amen, 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 amen. Wowe twasenganaga nawe, Imana ikoze ibintu bikomeye mu buzima bwawe, hagarara mu kwizera. Yesu yagiye abwira abantu ngo kwizera kwawe kuragukijije, nawe kwizera kwawe kuragukijije. Uko wizeye muri iri sengesho ibyo ryizereyemo urakize mu izina rya Yesu. Ikisigaye umuntu wese wabuze ko afite akababaro, afite ibibazo, ari mu ntambara, mwoherereza iri sengesho, uraza kurikiriramo. Benshi bakunze kumpamagara, hari isengesho nashyize kuri ya cano ya mbere nakoreragaho cyane yitwa Isengesho ry'iminsi 7, abantu bagiye bampamagara bakambwira yuko bagiye bari buhokeramo. Nawe rero iri sengesho dushyize hano uribohorewemo, urikiriyemo. Niba rero ab'Imana bayakoreye bitangaza mu isengesho mugaciragura, abandi mu icyuya mukabiri ibyuya, abandi mukumva mushaka kwihagarika, abandi mukumva mucitse intege ziracitse, menya ngo nuko nguko hari ibintu biba biri kugusohokamo, hari ibintu biba bikuvuyemo. Ibyo ni ibimenyetso byo kubohoka kwawe. Nuvuga ngo iyo dusenga twirukana imbaraga z'umwijima, uboshywe n'imyuka mibi, ushobora gututubikana, ushobora kuzana icyuya, ushobora kumva umubiri wawe ucitse intege nyuma yo gusenga. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko uri murabohoka. Ushobora guciragura, ushobora kumva waruka ukaruka, ushobora guhita ushaka kwihagarika bya buri kanya. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza kubohoka kw'imyuka irimo irasohoka, iba imaze igihe kirekire iri mu mubiri w'umuntu. Imana rero iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Wewe watumvaga ari ubwa mbere, icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe, ubundi ukazajya ubana natwe igihe cyose tuje hano kuri Senguboho, ku isengesho ribohora official, tuje gusengana namwe cyangwa tuje mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ikindi kigendana no kubohoka, buri gituro igihe cyose rigendana no kubohorwa. Iyo ubohowe ukumva rwose urabohowe, kugira ngo ushimangire kubohoka kwawe ni ngombwa gutanga ituro, kuko na Yesu amaze kubohora baba bembe 7, yarababwiye ngo nibagende biyereke umutambyi batange ituro ryo kwihumanura. Igihe wumva ubohowe ufite uburyo bw'ituro, ujye utanga ituro, kandi ataragaturo, ituro wumva rivuye ku mutima wawe kandi ukumva koko utuye. Ubwo nibwo buryo bwo kubohoka neza burundu no gushimangira icyo wizeye. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Shalom, shalom.